ijambo. Tumara kumva ijambo, ukwizera kurazamuka, hanyuma tukakira ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. N'umwanya tuwushize mukozi wawe mu biganza byawe, kugira ngo ijuru rimukingukire, avugishwe n'imbaraga z'Umwuka Wera, natwe twakire mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zigaragare muri iteraniro, mu izina rya Yesu tusenze twizeye, amen. Habwa ikuzo Mana y'Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko nkunda, uyu munsi none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iyaba, imbaraga zawe si nk'izo, ibidashobokera abana bawe. Imbere yawe iyo ngo habwa ikuzo Mana y'Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko nkunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iyaba, imbaraga zawe si nk'izo, ibidashobokera abana bawe. Imbere yawe iyo ngwiyo utamba hafi murengezi, banaramanutse njikuzimu, wemeye kuza kundwanirira, ukunesha nukwawe mure. Imigambi yawe si nk'iyaba, imbaraga zawe si nk'izo, ibidashobokera abana bawe. Imbere yawe iyo ngo zambaraga zose zandwanyaga, baziribatiye y'Igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo, ubu nta bubasha. Imigambi yawe si nk'iyaba, imbaraga zawe si nk'izo, ibidashobokera abana bawe. Imbere yawe birashoboka. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 45, ni ku rupapuro rwa 694, paje 694, Yesaya 51. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo ibya Kuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro wimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo kamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi,
kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa, n'ibihirizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Imana ya Isiraheli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ni njye Uwiteka, nta wundi, nta yindi Mana ibaho atari njye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari njye, nta yindi iriho itari njye. Ni njye Uwiteka, nta wundi ubaho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dusoreje muri Petero wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 7. Petero wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 7, ku rupapuro rwa 240, page 240. Petero wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 7 aravuze ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tube muri iri teraniro. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dushimiye abayobozi b'itorero babagize uruhare kugira ngo tuboneke tuganire ijambo ry'Imana, kandi by'umwihariko nshimiye Imana yambashishije. Kubw'umubiri ntibyari bukunde, ariko kubw'izina ry'Imana biremeye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mbishije amagambo meza ari mu ntego iri muri Zaburi ya 73:28 atubwira ngo burya uko kwegera Imana ni byiza kandi biradukwiriye, kuko nta handi dukwiye kwihisha uretse mu kwegera Imana. Niho hari ubuhungiro, niho hari ibyiza. Hanyuma ntago ndibuze gutinda kuri ayo magambo Goretier yagarutseho mu buryo burambuye kandi buryoshye bwiza, bwakumbuje buri muntu wese kugira ishyaka ryo kwegera Imana. Ndaza gusa n'uyavugaho mu bundi buryo, mvuga ngo kwegera Imana ni byiza, ariko hari n'igihe nanone Imana y'ubwayo igira icyemezo cyo kukwegera. Dusomye amagambo menshi, dushaka kuvanamo ijambo rimwe rivuga ngo umugambi w'Imana ntuzayoba ku muntu. Umugambi w'Imana ntuzayoba ku muntu, kandi kuri abo ngabo Imana yahishe mu bihe, Imana ijya ibasha kubegera kugira ngo ibashe gusohoza umugambi wayo. Hari igihe abamenye Imana bafata icyemezo cyo kwegera Imana nk'uko Dawidi yabivuze muri iyi Zaburi, ariko kubera ko Imana ari urukundo rurenze uko turuvuga, imigambi yayo ntirondoreka, nayo igafata icyemezo cyo kwegera nabo batayimenye ikabimenyekanisha. Tekereza ko twebwe twese niko byagiye bigenda. Hari uburyo Imana yagiye twimenyekanisha, hanyuma bigatuma tuyisobanukirwa, tukagira n'inzara n'inyota byo kuyegera no kuyishaka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iyo tuvuze ngo umugambi w'Imana ntuzayoba, ni amagambo y'Ikinyarwanda yumvikana, cyangwa se kuyoba, kuyobywa. Abantu bashobora kubigerageza gushaka kuyobya ibintu byiza Imana ikugambiriyeho, bagendeye ku byo barebesha amaso, bakavuga bati reka tugerageze. Ndetse imodoka mu muhanda zishobora kuyoba kubera ko imihanda yabaye myinshi, cyangwa se umushoferi utwaye atasobanukiwe n'aho arimo arajya. Indege mu kirere zishobora kuyoba, ndetse amato mu nyanja ashobora kuyoba. Ariko nagira ngo mbabwire ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba ku buzima bwawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iyo tuvuze umugambi w'Imana, umugambi w'Imana, Imana iwubika mu bihe kandi igategura abantu
muri ibyo bihe bazabasha guhagarara bagakora icyo Imana yagambiriye. Izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Dusomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uyu Yesaya yahanuye ibintu bidashobora kumvikana, umuntu ashyize mu bwenge adashobora kumva, ariko nanone bikatwereka ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga kandi rifite ukuri. Uyu Yesaya yabayeho mu myaka 740, ahanura uyu Kuro twumvishije Imana itoranije w'umunyamahanga, amuhanura habura imyaka 150 kugira ngo Kuro azavuke cyangwa se azabeho. Yesaya atangira guhanura, aravuga ngo dore umugaragu wanjye Uwiteka uwatoranije, uwashyize hejuru, azamugenda imbere ahataringaniye aharinganize, azamenagura ibihindizo by'ibyuma, azabicamo kabiri, inzugi z'imiringa azazimena. Ivuga kuri uyu muntu witwa Kuro habura imyaka 150 kugira ngo azabashe kubaho cyangwa se azavuke. Hanyuma uyu muhanuzi ahanura afikisa n'izina rye ry'uburyo azitwa, amuvugaho, ndetse imyaka 150 irashira kugira ngo Kuro azabashe kuvuka. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Yeremiya nawe yaramuhanuye, nawe aramuhanura, ariko Yeremiya we ahanura Kuro ntago yamuvuze mu izina, ahubwo yavuze iby'Imana izakora. Yesu ashimwe cyane. Ngo nzibyo nibwira nzabagirira n'ibyiza ntabwo ari bibi, ngo nzongera mbagarure. Ahanura ubwoko bwa Isiraheli ko buzamara imyaka 70 mu bunyage, ariko Uwiteka avuga ko azi ibyo yibwira ari ibyiza atari ibibi, azongera akabugarura. Yeremiya abuvuga muri ubwo buryo, ariko agaragaza ko Imana izabugarura ikoresheje uyu muntu witwa Kuro. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Kuro rero ni umuntu wabayeho muri icyo gihe Yeremiya amaze kumuhanura, haciye imyaka igera mu 150. Mu myaka 600 Kuro aravuka. Amaze kuvuka avuka, ariko yaravuzweho n'Imana mu myaka 150. Hari ibintu bitumvikana udashobora gushyira muri siyanse cyangwa mu bwenge ngo ubyumve, ariko Bibiliya ibitwereka neza ko imyaka 150 yarangiye yarahanuwe, hanyuma aravuka. Izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Akimara kuvuka avukira mu muryango, kubera ko twebwe twese nta muntu uhitamo ahantu avukira. Hari igihe wisanga waravukiye kwa runaka, hari abahoze bashima arimo avuga ngo nkanjye umuntu wavukiye ahantu hanaha, nkisanga ahangaha ntekereza ko ni umuririmbyi nahoze nimo ndeba abana barimo baririmba, umwe atanga ubuhamya, gutekereza umuntu wavukiye ahantu hanaha habi, hanyuma uyu munsi Imana ikaba yarakugiriye neza igutuje ahangaha. Nta muntu uhitamo ahantu avukira. Kuro nawe rero yisanga avukiye mu muryango w'abami. Nyina wa Kuro yari umukobwa w'umwami wari uriho muri icyo gihe mu Baperesi witwaga Manderine. Avukiye muri uyu muryango, igihe nyina yari amutwite atari yavuka, uyu mwami aza gusobanukirwa neza yuko binyuze mu nzozi arota umukobwa we abyaye umwana. Wa mwana ahinduka igiti kinini cyane cyakuze gikwira isi yose, gikwira igihugu cyose. Aratinya, agiye mu bapfumu kubabaza ibyo yarose, baramubwira ngo umwana umukobwa wawe atwite azakunyaga ubwami, azakuvana kuri ubwo bwami. Rero nta kindi wakora, ni ugushakisha amarembo y'uburyo wakwica uwo mwana. Sekuru nta kindi yakoze, afata umujenerali ukomeye aramubwira ati fata uyu mwana, namenye ko ari uzansimbura, ugende umwice, ntago nkeneye yuko azabaho. Turika ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba, unyura mu makona, ukanyura mu makorosi. Hari ibihindizo byinshi Bibiliya itubwiye, n'ibyo Kuro yanyuzemo, cyangwa se nawe uri muri amacamo muri buno buzima, ariko naho wabinyuramo hagashira igihe kirekire, ntago bisobanura ko iby'Imana yavuze ku buzima bwawe byahagaze, aho gukomeza kwigirira icyizere naho byamera gutyo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Uyu muyobozi w'umujenerali aramujyana ngo agende ngo ajye kumwica, amujyanye ku gasozi.
amugejejeyo umwana aramusekera, yumva agize umubabaro mwinshi, yitegereza uwo mwana. Muri ako gace hari umushumba umaze iminsi apfushije umwana we, umugore warimo arabyara, ahita afata uyu mwana amujyanayo, arambwira ati rero uyu mwana umugire uwawe, bashaka kumwica ariko mbuze imbaraga zimwica, rero uyu mwana umwigirire uwawe. Umwana aramurera, kurakurira muri urwo rugo, akura ari aho hantu. Bibiliya iravuga ngo umwanzi ajya gucira akobo, Imana ikagucira akanzu. Imana ica akanzu imuvana muri ibyo bihindizo by'ibyuma, hagati mu bwami bukomeye, hagati mu bayobozi bakomeye bashaka umwambura ubuzima. Kuko iyo Imana ivuze ibihe bizaba, iteganya n'abantu muri ibyo bihe bazahagarara bakabasha kukurengera, wowe utazi utabasha kumenya. Muri icyo gihe cyose wakwisangamo, Imana iba yarateguye azabasha guhagarara nawe, kugira ngo Imana umugambi wayo utazayoba, izabashe gusohoza icyo yagambiriye mu gihe gikwiriye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Umwana akurira muri urwo rugo, amaze gukura, ageze mu gihe cy'imyaka 14-15, aho ngaho atangira kwiyumvamo imbaraga, ngo atangira kugaragaza ubwenge cyane. Muri aho gace yari atuyemo, ibintu yakoraga byose yabikoraga vuba, akabikoresha ubwenge, akabikoresha ubuhanga, ndetse akagira n'igitsure cya kiyobozi, ku buryo igitondo kimwe yabyutse, wageze muri karitsiye asanga abana b'abatware bakubise abakene, barabavunagura, barabazutaguza, kubera ko icyo gihe gukubita umwana w'umutware itegeko kwari ukwicwa bakumanitse, ndetse n'umuryango wawe bakagenda bakabamanika. Cyaraziraga gutunga umwana w'umutware urutoki cyangwa kumukubita, kubera amategeko y'Abamedi yariho muri icyo gihe. Imana idufashe. Kura arayirengagiza, aravuduka, aravumbuka, akubita abana b'abatware, arabavunagura, baragenda bajya iwabo, baravuga bati ni umwana wadukubise wo kwa wa mushumba, bati mugende mujye kuzana uwo mwana. Baramufata, bazana n'ababyeyi, bagiye kubamanika, baravuga ati hoya, turabinginze mudufashe, muze tujye kubereka iwabo w'uyu mwana, muratwicira ubusa umwana wacu. Abaganga barabizi, babyajije uyu mudamu, umwana yarapfuye, twamureze nk'uwacu ariko ntabwo ari uwacu, muze tujye kubereka iwabo, mwe kutugirira nabi. Ngo bavuga ati tugende mujye kutwereka, abo mutwereka bose ni hahandi turabica. Nk'uko abantu bava muri Nyungwe bakambuka, bakaza bagakata, bakagenda bakambuka, bakagera mu Rubiri, bakagera kuri Presidence, ngo bagihinguka ibwami, abantu barinda amarembo y'ibwami, abo bita abiru, bitegereje uyu mwana, bahita bamubonamo imbuto y'ubwami ikomeye, bahita bapfukama hasi, bose baramwubaha, ngo bavuze induru, batuma ijwi rigera ku mwami, ngo tubonye umwami w'abami ahingutse ahangaha. Umwami ati bishoboka bite? Ninde mwami waba muri kino gihugu ko na wa mwana wavutse twamwishe? Ni ibiki? Ngo ise sekuru aje yitegereje, asanga ni wa muhungu wakuze, arangije abura uburyo abigenza, afata ababyeyi bamureze arabica, ati mwantwariye umwana. Afata na babatware bare bagiye kumwica, ati mwari mugiye kunyicira umwana, nabarabica kugira ngo yibagize amateka, akwaneho iperereza ry'ikintu cyose kiveho, kugira ngo uyu mwana atazamenya ibyabaye, akagwa nabi sekuru igihe kitari cyagera. Umwana rero babonye yuko bamuzanye aho mu rugo, barambwira ati wa mwana we wabayeho igihe kinini cyane muri buno buzima, ntabwo wigize wiga ibya gisirikari, ntabwo wigize wiga ibyo kurwana, none reka tukwohereze i Babuloni ugende ujye kwiga igisirikari, kugira ngo utazaba imbwa wa mwana we, uzaza uba umuntu w'umugabo. Baramufata, bamwohereza i Babuloni. Ni nk'uko uyu munsi bakohereza kwiga muri Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no mu mashuri y'igisirikare akomeye yo muri Amerika. Bati genda ujyeyo ujye kwiga, kugira ngo bagutegure nk'uzaba umuyobozi. Ariko bamwohereza bazi yuko iki gisirikare cyari gisirikare gikomeye cyane, bavuga ati uyu mwana w'intabuti nagerayo n'ubundi azapfira ku ikosi, azapfirayo birangire. Isa mwohereza azi ko birangiye. Ndi ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba, nubwo unyura mu makona, ukanyura mu bibazo bigiye bitandukanye byinshi, ariko buri korosi ryose uzakata uzahasanga umusare Imana yahateguye kugira ngo akurengere, kugira ngo akumenyeshe inzira y'urugendo, kuko ni Imana ivuga mu bihe ikazasohoreza mu bihe. Niyo mpamvu twebwe nk'abantu tubarira ku masaha n'imyaka tukabona byaducanze, ariko ntabwo Imana bijya biyicanga. Ntabwo umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzayoba. Bamuha promosiyo kugira ngo agende ajye kwiga.
agenda azi ko ari ibintu byiza. Nagira ngo mbabwire ngo ibintu byose byera si amata. Hariya nyambona abantu barwanira ibintu, bakarwanira ubutware, ntago mubizi. Ikamba riremerera umuntu uryambaye, utari waryambara ntago wamenya uburemere bwaryo. Buriya wizeye ubatangiye kumva kuyobora korari uburyo bigenda. Buri wa gatanu agomba kuhaboneka, baririmbye bataririmbye akahamenya. Ubu nibwo yatangira kumva uburyo ibitugu biremerewe, mbere yumvaga biryoshya byinjiramo. Asifuye Bwana Yesu. Ikamba riremerera umuntu uryambaye, ariko utari waryambara uburyifuza. Ariko ni ibindi bintu bindi urimo wakira mu buzima bwawe bitoroshye, utarabitorewe, utarabihamagariwe, ushobora no kuhaburira ubuzima. Haleluya. Umwana agira ngo bamuhaye promosiyo ko ababyeyi bamukunze, agiye kwiga mu gihugu cyari gikomeye cya Babuloni. Aragenda ajyayo, atangira kwiga. Akihagera cyari igihugu gikomeye cyane, cyari igihugu cyayogoje amahanga, kandi ubuhanuzi bwose bwari bumaze kuzuzwa. Yerusalemu bamaze kuyisenya, ba Danieli bose bamaze kubatwara, babageje i Babuloni. Bahuriyeyo na Kuro, bose baje kwiga. Ngo nuko muri icyo gihe barobanura abana babaye mu bwami, abana basa neza, ngo barabafata kugira ngo babigishe ururimi rw'Abakarudaya, babigishe ibintu bijyanye n'ubuyobozi. Ngo na ba Danieli barobanurwa muri abo bana, baza kwigana na Kuro aho hantu muri icyo kigo cy'ishuri. Imana idufashe kandi Imana tugirire neza. Batangira kwiga rero, ariko Kuro kubera ko yakuze ari umuntu, mu buzima bwa Kuro ntago yigize arwanya ikintu cyitwa amadini. Yabayeho ari umuntu ukunda guharanira ubutabera, yabaye umwami mu mateka, wabaye umwami ukomeye cyane, wakoze ibintu bikomeye kandi wakoreshejwe n'Imana kugira ngo abashe gukora gushaka kw'Imana n'umugambi w'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ngo batangiye kwigana, Kuro akabona ba Danieli, akabona abantu bavuye muri ubwo buretwa, ibintu bakorerwa, ayumva bagiriye impuhwe. Atangira kujya kubaganiriza, babaza amakuru yabo, baba inshuti, batangira no gusengana. Ba Danieli bamwigisha gusoma ibitabo, bamwigisha gusenga, batangira kumubwira amateka yose. Nagira ngo babwire ngo nta kintu cyakorewe mu mwijima kizakomeza guhishwa iteka. Nubwo ababyeyi bareze Kuro bishwe, abatware bari bagiye kumwica bakicwa kugira ngo bazibangatanye ibimenyetso n'ibyabaye byose, ariko dufite Imana ijya ibasha guhishura ibihishwe. Iyo twayegereye cyangwa iyo yaje kudusanga mu mugambi wayo, ibasha gukora ibidasanzwe. Amaze kuba inshuti na ba Danieli, ba Danieli bamwigishiriza buriya 73 turiho, bamubwira uburyo begera Imana, bamubwira uburyo bishingikiriza ku Mana. Akagenda bakurikiye, akagenda basanga aho bagiye, batangira guhishurirwa. Bamubwira uburyo ubuzima bwe bwose bwatangiye, uburyo sekuru yagize inzozi, uburyo sekuru yagize ubwoba, uburyo sekuru yohereje kumwicisha, uburyo umugabo w'ingabo yabihagaritse akabyanga, uburyo yarezwe n'uburyo sekuru yabikoze kugira ngo asibangatanye ibintu byose. Batangira kumukundisha Imana, bamubwira uburyo abahanuzi bamuvuzeho, bamubwira uburyo agomba kuzakora icyo Imana yagambiriye. Kuro atangira kubisoma, atangira kubibona, abona koko mu myaka irenga 150 Yesaya yatangiye kumuhanuraho. Ariho twasomye, arimo avuga ubuzima bwe, arimo avuga ngo Uwiteka abonye umugaragu yitoranirije umunyamahanga, umuntu utazwi, umuntu utamenyekana, umuntu utari mu Bayuda, ariko uzabasha gukora imigambi y'Imana, akabasha gusohoza icyo Imana yagambiriye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kuro ngira ngo hari yabagiriye mu kiganiro, arabaza ati niba ncitse uru rupfu se nkaba naje no kwiga kugira ngo nzagwe ku ikosi, nzabyitwaramo nte? Ahari wenda bazanangambanira, ahari wenda bazatanga n'itegeko menekere umutwe hano. Baramubwira ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba ku buzima bwawe. Ibintu bishobora gucankarana, abantu bashobora kugerageza kubiyobya, abantu bashobora kugeza kurwana, ariko Imana yavuze ku buzima bwawe ntabwo kizahagarara. Ikirinda ibihe n'ibihe, na hano izahakurindira. Ni nayo mpamvu natwe Imana bishobora ko yatwohereje hano kugira ngo tukumenyeshe umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Haleluya. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu.
imbere yawe imigambi imbaraga za ibidashobokera bana b'abantu imbere. Baba mu masengesho batangira gusenga. Ba Danieli bari buzuye ubuntu bw'Imana, buzuye umwuka wera. Baravuga ngo nubwo so yashatse gukwima agahugu kamwe, Imana izaguha ibihugu birenga 127, uzayobora isi. Imana izakugira umuntu ukomeye. Nubwo so yashatse kugira ngo akwice sogokuru wawe, kugira ngo akumerere nabi, ariko Uwiteka hari ibyo yateguye birengeje wowe gusa uzakore gushaka kwe, azabana nawe. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Bakomeza kuba mu buzima basenga, baba inshuti nk'uko bisanzwe, ariko Kura agakunda gusoma ibitabo by'amateka, agakunda gukurikirana ibyahanuwe. Ibyo byose atangira kubyitegereza. Hanyuma igitondo kimwe baza ba Danieli, none se ko amasomo arangiye, Imana indindi yahangaha, nzaguma hano kugeza ryari? Nzategereza kugeza ryari? Aravuga ati bavandimwe, ibyanjye ntago ari ugusenga, njye ndi umurwanyi, ndi umusirikari, subiye kwa data, ibizaba byose bizaberayo. Ndagiye, ubwo iby'Imana yavuze ifite umurongo wabyo n'uburyo izabigenza, njyewe nsubiye iwacu. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Ngo aragenda ageze mu rugo iwabo, Isa mugira umugaba w'ingabo. Kura atangira kurwana n'ibihugu, atangira kurwana n'amahanga, atangira gukora ibintu byinshi bikomeye. Muri icyo gihe nibwo ba Danieli nabo mu gihugu bari barimo bagize ikibazo gikomeye. Umwami wari uriho avaho, Danieli yamburwa umwanya. Amaze kwamburwa umwanya na Berushaza, abaho mu buzima butagira akazi kandi ari mu bunyage. Ngo ariko igitondo kimwe Berushaza aryamye ku gisasiro cye, ngo arangije ngo atumiza ibirori bikomeye, ahamagara abagabo n'abagore, bararya baranywa bagubwa neza. Bamaze guhaga ati mugende muzane bya bikoresho twavanye mu nzu y'Imana i Yerusalemu, mubizane tubare byo tunywesha. Buriya hari ibintu abantu bajya bakinisha, isi ikinisha ibintu mu bwenge bwayo n'ubuhanga bwayo, ariko iyi Mana twamenye, iyi Mana twizeye ntabwo ijya imenyerwa. Ngo bafata ibikoresho byo mu nzu y'Imana, ntumbaze niba ari udukombe tw'igaburo ryera, niba ari amajage meza ya zahabu bakoresha ku igaburo ryera. Ngo batangira kunywesha, baranywa barasinda, basuzugura Imana ya Isiraheli. Ngo ako kanya ikiganza kiramanuka kirandika ngo meni tekeri ufarisiri, wapimwe, ubwami bwawe usanga ntushyitse ku munzani, ubwami bwawe bushyirwaho iherezo. Ngo bashakisha umuntu wasobanura iyo nyandiko baramubura. Ngo ariko umugore we yibuka yuko hari umuntu witwa Danieli wabaye ku ngoma ya se. Aravuga ati hari umuntu witwa Danieli wabaye kuri iyi ngoma, muri iyi minsi ni umushomeri, nta kazi agira. Ibyo tugomba kubimenyera. Buri bwami bwose iyo ubwami bugiyeho bukora ibyabwo. Hari abo bushyira hejuru, hari abo bwicaza, hari abo bukuza, hari n'abo bushyira hasi. Hari uwatubwiye ku cyumweru ngo ujye ubitega igihe wikomereze wigendere. Ubwo Danieli nawe yari yicaye, umuntu wakoze ibintu bikomeye mu gihugu, umuntu wabaye umurigenti, nta jambo yari afite kubera ko hari hajeho ubundi bwami. Ariko kubera ko ikibazo gikomeye cyaje kandi azwi nk'umunyabwenge, atumwaho ngo Danieli ngwino usobanura ibintu byabonetse hano bidasobanutse, uzubisobanure. Ngo Danieli baramuzana, mwami aramubwira ati njyewe nkurikije uburyo wabanye na data Danieli, nubwo twagusuzuguye wihangane rwose, turashaka kugira ngo tukumenyeshe ko izi nzozi ziri hano twayobeye ibintu byanditse hari ahantu, nuramuka ubimenye urahita uhabwa umwanya wa 3 mu gihugu. Ntumbaze uwa 2 wari uriho, ariko aravuga ati turaguha umwanya wa 3, nta matora abaye, nta nama ibaye, mubasha mpabwa urahita ujya muri uwo mwanya. Danieli akareba inyandiko akabona iranditse, ariko hari ibintu biteye ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe witegereza umuntu ukareba urwandiko rwanditse mu ruhanga rwe, ukareba n'ibintu ari kwigira ugaseka, kumva biteye umubabaro. Undi arimo aramubwira ngo arimo aramuha umwanya, nawe ntawe afite. Ndahita nguha umwanya wa 3, ndakugira umuntu ukomeye, ariko inyandiko iri hariya irimo iravuga ko yashyizwe ku munzani, ntapshyitse
kandi inyandiko iragaragaza ko n'ubwami buhise buvanwaho siri plus. Ijambo ry'Imana ringana no gukora kwayo. Ijya yihorera abantu bagakora ibintu uburyo babyumva, ariko yivuze ijambo igashyiraho akadobo kagahura n'igihe cyagennye, urushinge rwaturunye, ibintu ivuze bingana no gukora kwayo. Haleluya, 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 haleluya. Daniel arambwira ati mwami, ibyo bintu ushaka kuma ubyihorere, reka ngusobanurire ibintu byanditse hariya. Ibyo bintu ushaka kuma rwose ndabikurekeye. Hari igihe abantu bajya bakangisha abantu za pozisiyo zikomeye, bakabakangisha imyanya y'icyubahiro, bakabakangisha amafaranga n'ibindi, ariko yabitanze n'Imana ijya ibasha kubyambura n'abandi, bigahererekanwa n'abandi bakakira. Yesu ashimwe. Imana ijya inyuranya ibihe, igahindura ibihe, ibintu bigahinduka kubera ko ibika igihe, ariko ntago bamenye icyo yabitse mu gihe, ntibamenya n'uwo yabitse mu gihe. Abantu bavuga ibyo bashaka, ariko Imana niyo mugenga w'ibihe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Arambwira ati mwami, byijyanire, izo ndamu nta kintu uzamarira. Icyakora icyo mbona hariya nuko ubwami bwawe bwapimwe ku minzani ireshya. Imana isanze udashyitse. Imana yaguhaye ubwami iragukuza, yashyize so hejuru, imugira umwami ukomeye, aragenda ahinduka nk'igiti gikwira isi yose. Nebukadinezari aba umwami ukomeye. Abami bo mu isi, ibisiga byo mu isi, inyamaswa zo mu isi zose zigatorera amahumbi munsi y'icyo giti. Imana imugira umuntu ukomeye. Igitondo kimwe yihakanye Imana, amara imyaka 7 mu ishyamba. Imana irinda ubwami bwe, abugarukamo nta kibazo na gitoya, arongera bwicaramo abubamo. Ashima Imana, amenya ko mu ijuru hari Imana itegeka abami bose. Noneho umuhungu we Berushaza, ayo mateka yose warayasomye, urayazi hatavuyeho na rimwe. Urangije ubirengaho, uratinyuka, usuzugura Imana yaguhaye intebe ya so. Urangije ufata ibikoresho byo mu nzu y'Imana, ukora ibintu nk'ibi. Ikiganza cy'Uwiteka nicyo cyamanutse rero, kiranditse ngo ubwami bwawe burapimwe ku minzani ireshya, busanga ntibushyitse, kandi Imana ikuvanye ku ngoma. Tuse wowe urumva nava kureba abasirikare mfite banzengurutse, reba Babuloni twubatse ikomeye, nava ku ngoma. Jewe mva ku ngoma, nta ngoma iva itabanje kurwanerega. Sugira ngo nugupfa kurekura, nta ngoma iva itarwanye. Nava honese ngo ariko Kuro asifuye Bwana Yesu, wari warahanuwe ko azarengera ubwoko bw'Imana, ngo afunga umugezi witwa Ufurate winjira i Babuloni. Wari umugezi ukomeye cyane, ahandi hose hari harinze, nta hantu wamenera ngo winjire muri Babuloni. Ariko kubera ko yari yarahize, agasoma n'ibitabo by'amateka, akamenya ko azaba umucunguzi uzacungura imibiri y'ubwoko bw'Abisiraheli bazaba bamaze igihe mu butotezo, ngo yagenda agacunga ahantu hose, asanga nta hantu yamenera. Ngo yari abizi neza ko iryo riba baramutse barifunze bashobora kwinjira i Babuloni. Ngo muri iryo joro Daniel arimo ahanura ubwo buhanuzi, ngo Kuro nawe yarari mu kabande, ngo arimo afunga umugezi Ufurate, ngo arawufunga arawuyobya, ngo ingabo ze zose zinyura aho hantu umugezi wanyuraga ukinjira i Babuloni, ngo zinjira muri icyo gicuku cy'ijoro. Ngo mu gihe ahanura ubuhanuzi, undi avuga ati ayangaya ni amateshwa, ibi ntago ari byo. Ngo agiye kubona basohotse hanze, baramwe ngo ingabo zose zafashwe matekwa, abandi bapfuye. Ngo Daniel agiye kubona abona Kuro yinjiye mu muryango n'ingabo zikomeye, bafata Berushaza baramwica ako kanya, bamuvana ku ngoma. Ngo nuko ubwo bwami nabwo bujya kuba Peresi, kuko Imana yari yaragambiriye yuko Kuro izamugira umuntu ukomeye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Twihuse muri aya mateka ya Kuro, byaje kurangira sekuru wamwimaga igihugu kimwe aza gupfa, hanyuma Kuro ahinduka umwami w'abami, ayobora ibihugu kuva iburasirazuba kugera iburengerazuba, ayora ibihugu birenga 127, ahinduka umwami w'abami. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Mu Ngoma za kabiri ibice byaho 36 n'umurongo wa 22, biravuze ngo umwami Kuro ategeka bongera kubaka urusengero. Hanyuma y'ibyo mu mwaka wa mbere w'ingoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore, ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cyose,
arandika ati kuko Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ubwami bwose bwo mu isi kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu n'i Buyuda, none umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe Uwiteka Imana ye ibane nawe kandi azamuke. Amen. Ntago iby'Imana yavuze ku buzima bwawe bizayoba. Icyo Imana yagambiriye uko byamera uko ariko kose kizayoba. Aba Bisiraheli mu mubabaro bari bafite mu myaka 70 bari mu bunyage, ntago bumvaga yuko Imana iri hafi yabo, ntago babonaga ko Imana igihari, cyane ko bajyaga bavuga ati muturirimbire kuri za ndirimbo ziwanyu, ngo twaririmba dute indirimbo ziwacu kwinanga zacu twazimanitse. Bumvaga yuko Imana yabataye, bumvaga yuko Imana yabaretse. Ariko nagira ngo babwire ngo umugambi w'Imana unyura mu makona, unyura mu makorosi menshi, naho wabona uri kunyura mu bihe bikomeye bidafite icyerekezo, mu mwijima uremereye, ntago bivanaho umugambi w'Imana. Icyo Imana yagambiriye mu mayira yayo arenze ibihumbi azagisohoza. Biravuga muri Zaburi 134 ngo Abisirayeli bamaze kumva inkuru yuko Kuro aciye itegeko teka, icyo bita decret royal, atanga itegeko teka, aravuga ngo njyewe umwami Kuro uyoboye ibihugu 127 Uwiteka wabimpaye. Haleluya. Arahamya yanyihanangirije kuzamwubakira inzu i Yerusalemu. Haleluya. Haleluya. Ibyo mubona bitariho bihishe mu mugambi w'Imana. Hari ahantu Imana yateretse umugambi wayo, kandi uwo muntu ni umugambi wayo. Igihe nigigera izamuhagurutsa kugira ngo akore icyo agomba gukora, ngo akitegeko teka, atanga imbabazi, atanga ubuntu. Arababwira ngo nimusohoke muri uyu munyururu mwari murimo, musohoke muri iyi Babuloni mwari mufungiyemo, muve muri bino bihugu, musubire mu gihugu cy'iwanyu, mugende kandi buri muntu wese Imana ibane nawe, agende ajye kubakira inzu y'Uwiteka. Niho igitabo cya Ezra gitangirira. Abisirayeli baravuga ngo twari tumeze nk'abarota, twari tumeze nk'abarota ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanye iminyago. Haleluya. Hari igihe ibintu Imana yavuze ku buzima bwawe nibisohora uzaba umeze nk'umuntu uri murarota, wibaza ariko niyo yavuze ntabwo ariyo yavuze. Ngo bahavuye bafite amashimwe n'amashakwe n'imbyino n'ishimwe. Umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ntabwo uzayoba. Ndege mu kirere zayoba, abantu bagerageza ibyo bashaka byose, ariko Imana yagambiriye ku buzima bwawe ntago kizayoba. Iby'Imana yashatse izabikora. Imana niyo kwizerwa, ntago ihinduka, naho ibihe byahinduka abantu bagahinduka, ariko icyo Imana yagambiriye izagisohoza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Biriya yatubwiye muri Petero wa mbere 4:7 hatubwiye ngo iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo ry'ibibazo urimo uranyuramo, iherezo ry'intambara zawe, iherezo ry'intege nke, iherezo ryo kwitotombera Imana ukabona ko atariyo yavuze, n'ibyo bavuze babeshye. Ariko imyaka 150 Imana yavugiyemo Kuro akavuka icyo gihe, ibyawe yavuze unumva, nyamara ushatse wanamenya n'ibyo yavuze utari wabaho. Umurimbyi w'umugaturika aririmba ngo ibisiza n'imisozi bitara tangira kuremwa, Imana yari gufite jado we mubite. Shyiraho nawe akazina kawe. Ibisiza n'imisozi bitara tangira kuremwa, Imana yari gufite jado we mubite. Twabayeho mbere yo kubaho, ntago turi impanuka ku isi. Imana yagambiriye ibyiza, kandi icyo Imana yashatse izagikora. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Umugore umwe wo muri Brazil aherutse gupfakara ari mutoya, hanyuma yari macururiza mu mujyi, ariko ari umunyacyaro. Arapfakara asigarana n'umwana we. Imana ikajya imubwira ngo nzaguhera umugisha kuri uyu mwana, kandi nzakugira umuntu udasanzwe ukomeye.
Haleluya. Hashiye iminsi umwana afatwa n'uburwayi, ararwara mu buryo bukomeye cyane. Amaze kurwara, twumvishe mwene data watanze ubuhamya, n'ubyuka mu gitondo warambura amaboko bikemera, ushatse washima Imana. Wakwizana ku rusengero ukisubiza mu rugo, buryo ushatse wagira gutya. Haleluya. Ni ibintu bikomeye bene data. Ejo namanutse ku isoko yari mu Gashyushya, ndimo ntaha, mpagarara ndimo mbaza udukweto tw'umwana, bona abadamu baturumbutse mu isoko baza birukanka n'amashenete ageze ahangaha n'ibiki byose, baratatiya ati uyu ni umukozi w'Imana ntimumuhende, ni umukozi w'Imana ntimumuhende. Avuga abantu banzihe mwoka byaramwe. Asifiwe Bwana Yesu. Bati mushumba cyagihe urimo udusengera isengesho ryo kwizera Nyarugunga muri ya masengesho, nari mfite ibintu byafasha amaguru ahantu hose, undi ati naje meze ntya, ati umuntu wadutumiye buri munsi turamwicaza tukamugurira kubera yuko warasenze, ati unshatse nakwambara na mini nkajya mu muhanda, tumusige mfite amaguru meza, ati ibintu byose byari byaramfashe byaratumutse biragenda. Navuga nti Imana ishimwe ko wambaye ijipo nziza ndende, ntuzambare iyo mini, ntacyo waba uhembye Imana, kubera ibyo Imana yagukoreye byiza byinshi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Rero iyo ubonye uri muzima ukabona urahagaze bikemera, ushatse washima Imana. Asifuye Bwana Yesu. Kuri bonane nari ndimo nigisha mu Gashyekero icyumweru cyose, umwaka warangiye nigisha ku cyumweru nkwambukamo n'ikindi nkomeza nigisha burakeye n'amateraniro y'imibyizi. Ku munsi baduhayeho konji ya bonane, iryo joro naregutse umugongo wanga guhagarara, nahagarara umugongo ukanga, nakweguka bikanga. Bonane yabaye abandi bicaye mu rusengero, ndyamye, barashe umwaka, natangiye kubyumva saa 10 n'ingahe, ndiyegura numva barimo barawurasa, nakweguka bikanga, kandi nari nzi ko nanjye ndibuze kuza kurara mu mwaka. Ariko kubera ko Imana nyine ni Imana, nagomba gukomeza muri niba ture bukeye, biremera negutse biremera, ndakomeza ndagenda. Asifuwe Bwana Yesu. Haleluya. Nubona ubyutse bikemera ujye ushima Imana. Uyu mubyeyi nawe rero akomeza gucuruza no kwishyurira umwana, ndetse amwishyura ishuri ryiza rikomeye muri Amerika, aramwishyura umwana ariga, akirangiza kwiga araza musanga ku resitora uyu mubyeyi yari afite. Umwana ararwara, afatwa n'uburwayi bataza ahantu buvuye, araremba mu buryo bukomeye. Umubyeyi aravuza mu bitaro byose bishoboka, akoresha udufaranga twose kugera ku rwego yakennye. Abaganga baramubwira ngo uyu mwana azapfa, ntago bizemera, musubize mu rugo. Nta handi yagomba kumujyana, inzu yari yaragurishije, amujyana iwabo mu cyaro, amusubizayo. Aragenda amujyana mu rugo mu kazu k'ababyeyi be, akajya buri gitondo abyuka, mu gitondo agasenga, saa 7 agasenga, saa 12 agasenga, akabwira Imana ngo Mana, wavuze ko uyu mwana azaba umuntu ukomeye, ntago wamumpaye ngo bigende gutya, ndabizi uko byamera uko ariko kose, ibi ngibi uzabikemura kandi uzabirangiza. Abahubwo buzima n'uwo mwana we mu mashyamba y'iwabo ya Mexique, akomeza gusenga, komeza kwinginga Imana, akajya guca inshuro, asize umwana aryamye ku buriri atiyegura, kaza akamukarabya, akongera agasenga, yiha ritime y'amasaha yo kujya asenga, akomeza gusenga avuga ngo Mana, wavuze kuri uyu mwana, nubwo turi kunyura mu bihe bikomeye, ubuzima bwarahagaze, ibintu byose byaranze, nta n'icyerekezo nta n'inzira, biragaragara yuko uyu mwana n'ubwenge yari afite bwasubiye inyuma, ariko turakwiringiye kuzakora ibyo wavuze, nta cyabasha kurogoya umugambi wawe. Haleluya. Abana n'uyu mwana igihe kiba kirekire cyane, yibera muri ayo mashyamba. Igitondo kimwe Imana iramubwira ngo nje gushyira iherezo ku burwayi bw'uyu mwana. Aravuga se Mana, uzabushyira iherezo gumiza gute? Ngo ngiye guha umudokiteri ukomeye ku isi, ukomeye, aze afashe uyu mwana, kandi uyu mwana azahita akira, kandi uyu mudokiteri nawe hari ibindi bintu nteganya azakora hano hantu muri urugo rukomeye. Aravuga ati se Mana, urugo rw'ibyatsi, urugo rumeze gutya, urugo rwo muri buno buzima bizagenda gute ko noneho nta n'amafaranga mfite yo gutanga kuri uyu mwana? Iramubwira ngo nzi uko nzabigenza. Haleluya. Imana yivuze ijambo ryayo ringana no gukora kwayo. Imana yo kabyara yo gaheka. Hari umudokiteri uri muri abica bigacika muri Amerika y'Amajyepfo,
afite ubwenge n'ubuhanga bukomeye, ndetse bategura no kumuha igikombe nk'umuntu wabaye umudokiteri wa mbere ukomeye, wavumbuye imiti y'indwara nyinshi zitandukanye. Bategura kumuha igikombe muri Amerika y'Amajyaruguru. Rero arangije atega indege kugira ngo abyuke mu gitondo agende ajye kwakira icyo gikombe bari bamuteguriye. Yuriye indege ahagurutse agiye, ariko akaba ari wa muntu nawe w'umupinzi babwira ibintu by'Imana, ati no birashoboka, hari ibyo bintu byanyu by'Imana ntago bishoboka. Avuga ati nyamara uzakizwa. Ati ntago ibyo bintu byanyu bishoboka, gukizwa sibyo n'ibiki, ngiye nta kibazo mfite, nta nabi ngira, ndi umuntu w'umugwaneza, nta nzoga nywa, nta bantu ngirira nabi, ibyo gukizwa mumbwira ntaho bihuriye, iyo Mana yanyu murimo mumbwira sinabyumva neza, ari umuntu urangwa wa ngeso nziza witwa simbyumva neza, ariko Imana imufiteho umugambi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Arabyutse mu gitondo, yuriye indege aragiye ngo agere mu kirere. Arimo agenda, bari hafi kugera iyo benda kujya mu kirere, haboneka imiyaga myinshi ikomeye, babura uburyo bwo kugenda. Indege isaba ikibuga muri Mexique kugira ngo baze guhagarara. Baragenda bahagararayo, baramubwira ati kugira ngo uve hano ujya ahantu ugiye, indi ndege iraza irakoresha amasaha 9 kugira ngo ibigeze hano, kugira ngo ikujyane. Ariko imodoka amasaha 6, ufashe imodoka wagenda ukaba ugezeyo. Ahita afata imodoka, afata umushoferi, amwishyura amafaranga, ati tugende. Baragenda bagenza urugendo rw'amasaha 2, imvura itangira kuba nyinshi, imiyaga itangira kuba myinshi, banyura mu mashyamba, baragenda. Umuhanda barawuta, baragenda barayoba. Baje kugarura ubwenge, bahingutse ku rugo rwa mukecuru wituriye mu mashyamba, udafite iyo biva n'iyo bijya. Bati ko numva nshonje, twarya hehe, turugorora tujye gufunguza hano, nta bundi buzima. Barakata ngo binjireyo, basanga uwo mubyeyi. Bati twayobye. Ati ntago mwayobye. Ati hoya twayobye. Ati ntago mwayobye. Ati dufungure, we kuzana amagambo menshi. Arabafungura, bamaze kurya, baba barimo bicaye barya, akagenda agapfukama agasenga, akaza akabaganiriza gato. Amasaha yo gusenga yagera, akongera agasenga. Imvura ikagwa ari nyinshi, umudamu akomeza kwisengera. Umudokiteri aramwitegereza, ariko ariko madamu, ngira abavandimwe banjye nabo birirwa basenga, nyemerera umpakanya tuganire. Ntago twabonye umwanya. Ngira abavandimwe banjye birirwa basenga, bambwira ibintu byinshi bitandukanye, ndagira ngo mbwire ibyifuzo 3 uri gusengera, hanyuma mbisubize. Ariko nibura wicara tuganire. Imana yampaye umugisha, mfite buri kimwe cyose, mbwira ibyifuzo 3 hanyuma mbisubize. Aramubwira ati ni byiza, icyifuzo mfite, uriya muntu wabonye uryamye hariya ni umuhungu wanjye. Imana yambwiye yuko umwana wanjye nta bundi buzima bundi, cyakora umudokiteri umwe ukomeye usigaye n'uwo muri Amerika y'Amajyaruguru, nta wundi wabibasha keretse we aramutse abonetse, kandi kumugeraho no kubona ubushobozi n'ibihugu bimuhamagara ntago byakunda. Ese uwo mudokiteri wamenye izina rye? Umudamu aramubwira ati ndamuzi. None se wowe ukabusenga kugira ngo bigende bite? Ngende ndimo ndasenga Imana kugira ngo mu nzira zayo zirenga 1000 izirangiza n'uwo muganga amvurira umwana, kubera ko njyewe kugerayo ntabwo nazabasha kubishobora, ariko Imana twizeye ndabizi yuko izamuzana. Ati ibyo urabyizeye kwizamuzana? Urishuwa kwizamuzana? Ati nge ndabyizeye n'umutima wanjye wose, aho izabinyuza, byanyura mu kirere, byanyura mu kwezi, byanyura mu nyanja, aho bizaca ntago mazi, ariko icyo nzi nuko Imana nahamije, Imana nizeye, Imana namenye izamuzana akamvurira umwana wanjye akabona ubuzima. Uko umugore arimo arahamya, umugabo atangira guturika, araborogararira. Niwe wavuze aya magambo, aravuga ngo koko mbonye ko umugambi Imana utazayoba. Aravuga ngo indege mu kirere zayoba, imodoka mu mihanda zikayoba, mato mu nyanja kayoba, ariko umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Arambwira ati humura mama, uwo mudokiteri wasengeye ni nge wageze hano, niwe wateje ibibazo mu ndege, niwe wateje ibibazo mu modoka, niwe wateje ambutiyaje, none nahageze ni ngewe. Haguruka dusenga Imana. Nahageze. Hari Imana izadukuraho igisuzuguriro, hari Imana izadukuraho igisuzuguriro, twebwe abakorera Imana yo mu ijuru. Hari Imana izadukuraho igisuzuguriro. Oh,
hari Imana izadukuraho igisuzuguriro, twebwe abakorera Imana yo mu ijuru. Hari Imana izadukuraho, hari Imana we, hari Imana izadukuraho igisuzuguriro, hari Imana izadukuraho igisuzuguriro, twebwe abakorera Imana. Haleluya we, hari Imana izadukuraho. Iherezo rya byose riri bugufi, ngo mwirinde ibisindisha, mubone uburyo bwo gusenga, ngo kandi mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rwinshi rutwikira ibyaha byinshi. Haleluya, haleluya. Igihe cy'Uwiteka kirageze. Zaburi 119 n'umurongo 126, ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko abantu bahinduye ubusa amagambo y'Uwiteka. Kubera inkota yo mu butayu n'igihe kirekire, yewe nawe n'ibyo wihanuriye ubwawe n'ibyo warose usigaye ubyumva ari nk'ibintu by'umugezi bigenda biri aho ngaho. Ariko naje kubwira ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba, kandi umugambi w'Imana uhishe mu gihe, n'abazawusohoza bahishe mu gihe. Haleluya. Buri ntambwe yose uzatera hari abantu Imana yateguye bazahagarara nawe muri icyo gihe kugira ngo Imana isohoze ibyo yavuze. Wowe ntago ari uzabigiramo uruhare. Birashoboka yuko isi yakwasama, marembo y'ikuzimu agakinguka, ariko ijambo Imana yavuze iriherekeza ibihe n'ibihe. Kandi mu gihe Imana yahishemo ijambo riremereye, hagati y'igihe n'igihe harimo igihe cyanyacyo cy'Imana. Twe tubara amasaha tukabara n'iminsi, ariko igihe cy'Imana kirenze ubwenge bwacu, kubera ko Imana yahishemo ibintu bidasanzwe. Babyeyi, sekuru wakura amenye yuko uyu mwana azamusimbura. Niko ingoma zimera. Nabonye no mu idini ariko bigenda. Iyo umuntu yikanza yuko uzahagarara mu nkweto ze, ahagurutsa amacumu n'amashoka. Ariko kuba wibeshya, ntago umugambi w'Imana ujya uyoba. By'Imana yavuze ku buzima bwawe, uko byamera uko ariko kose bizasohora. Hari ibintu Kristo ahuriye na Kuro. Kuro yacunguye ubwoko bw'Abisiraheli ku mubiri, abuvana mu buretwa by'imyaka 70. Yesu yaje gucungura ubugingo bwacu, azatujyana mu ijuru, ntago azatujyana muri Isiraheli. Haleluya, haleluya. Hari icyo Yesu yakora ku buzima bwawe. Ntago nzi uburyo urimo uragenda muri iyi minsi, ntago nzi uburyo urimo uritwara muri iyi minsi, ntago nzi niba bigutsikamiye ari uburwayi, ntago nzi bigutsikamiye niba ari ibibazo, ariko nagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba ku buzima bwawe. Icyo Imana yagambiriye izagikora. Iyo abantu bavuga, ariko abantu bateye ubwoba. Umwana yamamagaye nijoro, twaraye duserebura burinda bumukeraho, yarezwe n'umudiyakoni basengana mu rusengero, ashaka kumuhuguza inzu. Ramberi zimwe abantu batanga za ramberi 100,000, bituma n'umugabo ahunga mu rugo arahava. Mudiyakoni aramurega, bajya mu nkiko. Nkabwira ati, wewe wirirwa usenga, witwa ngo urasenga, ibintu byanyu birirwa musenga, ngo musengera igihugu ngo utsinze gatatu kose, none urimo uratekereza ati Imana zacu zazibona, iyo Mana yanyu nta kigenda, ati ndanayisuzuguye. Babana mu rusengero, s'il vous plaît. Imana iramubwira ati, ndi Imana y'ibifite imibiri byose, ntabwo izina ryanjye rizatsindwa n'umuntu. Ninjoro yampamagaye ambwira ati, urukiko rurasomye, rumpinduye umwere, rumpaye ibyanjye, rubahemuye ku mugaragaro. Ibaze ati, ubu nzashima gute ndi mu rusengero imbere y'umudiyakoni ufite amafaranga menshi, bavuga miliyoni agatanga 2, ukize cyane washaka kundiganya n'akanjye kubera 100,000. Aragenda avuga ko inzu bayiguze. Gutsikamiye n'ibimeze gutyo, hari imanza zigutsikamiye, hari abantu bagutsikame bitwa bene so, ushakisha Imana ukayibura, ukayishakira mu bantu ukayibura, ukayishakira mu buzima ukayibura. Ariko nabwiye ngo Imana yacu irahari, nta hantu yagiye. Mu bibazo byinshi biremereye bikomeye, Imana irahari, nta hantu yagiye, kandi izakora ibintu bizatungura abantu, bigatungura amahanga. Isi izumirwa, izabona ibirengeje. Tugiye gusenga Imana. Ese twagusengera Imana? Numva twagufasha gusenga Imana. Warunaniwe mu mutima, wumvaga rwose ibintu wapi, nubwo uza gusenga umeze nk'useta ibirenge.
Shumba Karaveruza ambwira ati ariko nkawe uri kuvuga ngo uyoboye amasengesho igihugu cyose, hari aho tukubona hari bitatu ahandi hari bine, n'uguti wacu Kabeza ibintu bimeze gutyo. Ndimo mubwira nti Imana yateguye mu gihe, uri hari umuntu wo mu gihe uzaza agakora ibirengeje. Asifuye Bwana Yesu. Ese wowe bimeze bite? Nawe ntiwibaza ati kubera iki mbona nta bintu bihinduka? Imana iravuga ububyutse ku manywa na nijoro. Ese niyihe mpamvu nta kintu kirimo gihinduka mu buzima bwanjye? Kubera iki nta kintu gihinduka? Ariko nje gutangariza ngo Imana iri hafi yawe. Mu myaka 70 abantu barimo baboroga barira bataka, baboroga baniha bazi ko bitazakunda, Imana yarateguye Kuro imuha ubwami kugira ngo azakore ibyo Imana yashatse ko akora. Hari abantu Imana izaha ubutunzi ku bwa Yakobo, ku bwa Isiraheli, ku bw'igihugu. Hari abantu Imana yateguye, hari abantu Imana yateguye ku buzima bwawe, hari abantu Imana yateguye muri ibyo bintu bituma wumva wazinutswe Imana, wumva wanze Imana, wumva umeze nk'useta ibirenge. Ariko ijambo riravuze ngo iherezo rya byose riri bugufi ku buzima bwawe. Wasohoka uhura naryo muri uyu muhanda, wasohoka uhura naryo uri mutaha, wasohoka uhura n'iherezo ry'ibyo bintu ubona byanze. Tera intambwe tugufashe gusenga Imana mu buryo bwawe wumvishemo Imana. Tera intambwe tugufashe kwinginga Imana. Niba ari ibintu bikuremereye byinshi, niba ari uburwayi bukuremereye bwinshi, niba ari ugusubira inyuma kwinshi, ngwino tugufashe kwinginga Imana. Ahari wenda nawe tuzahurira mu isoko, umbwira ati mushumba cyagiye dusenga byarabaye. Ngwino tugufashe gusenga Imana. Imana ihindure ibyanze guhinduka ku buzima bwawe. Imana ikore ibyanze kwemera. Birashoboka ko ari uburwayi, birashoboka ko ari ikintu kigutsikamiye kikubuza gutambuka. Tambuka uze tugufashe kwinginga Imana. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwambika imbaraga. Urananiwe mama, urananiwe mushiki wanjye, urabona ibintu byanze, urabona nta cyerekezo, urabona nta nzira, wafashe icyemezo cyo guhunga, ugahunga inzu y'Imana nk'abandi, ntaho wahungira. Ngwino uhungire kuri Yesu, ngwino uhungire mu Mwami, ngwino Umwami ubwire ngo Mwami ndakwiyeretse ndi hano, ndakwiyeretse nyitegereza, urimo dukurikiye, upfukama ahantu uri, tugufashe kwinginga Imana. Umutima wawe niwe uzi neza icyo ukeneye ku Mana. Intege nke zatumye alabino fodrere so deja beregrai erekota sididi vome. Ndumva igicu cy'imbaraga kimanukiye muri iri teraniro. Ndumva igicu cy'imbaraga kimanukiye muri iri teraniro. Ndumva igicu cy'imbaraga kimanutse muri kano kanya. Hetipas erekote de gloria shinini biniform. Icyo kintu kiremereye cyereke Yesu, nticyashaka kuvana mu buntu, cyashaka kwirukansa kigatuma uyunga. Kristo hari ikintu aje gukora. Imana ihinduye amateka, Imana ihinduye amateka muri aya masaha. Umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Hari ibyo Imana ikoze. Ndashaka gusengera abantu mwasigaye mu materaniro. Zamura ibiganza byawe. Bashumba baraza kumfasha gusengera abariya. Zamura ibiganza byawe wasigaye mu materaniro mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe. N'iki wumva wabwira Imana muri aya masaha? N'iki wumva wabwira Imana muri uyu munota? N'iki wumva wabwira Imana muri aya masaha? Nawe upfukamye, tekereza icyo wabwira Imana. Ikintu cyashaka kuvana mu buntu bw'Imana, cyatuma gushaka guhunga igihugu. Yewe papa, wowe washaka guhunga urugo rwawe, rugumemo ndede idovozebo. Nihimbarije wo gutabarira. Wowe washaka guhunga intambara, wikwiruka, hagarara hamwe, guma hamwe. Hari umurengezi, hari umutabazi, hari kuro Imana yateguye mu buzima bwawe. Hari abantu utazi bari mu gihe, bahishe mu gihe, kandi bari hafi yawe. Ijisho ry'Imana riri hafi yawe. Edosi binefo. Ubwo burwayi bureka kwimura muri icyo gihugu utuyemo ngo ujye mu kindi aho abantu batakuzi. Guma aho wasebeye, ni Imana ije. Namwe mudukurikiye ushobora gupfukama ahantu uri, ushobora gushyira ikiganza mu mutima wawe, hanyuma tugasenga Imana. Mu izina rya Yesu, Imana iri hejuru y'ubutware bwose n'imbaraga zose, watanze Kuro kugira ngo azacungure Abisirayeli, abavane mu buretwa bw'imyaka 70. Urongera utanga umwana wawe aza ari ishusho y'ukuri, acungura atuvane mu byaha, atuvane muri Babuloni y'ibyaha. Kuro yabakuye muri Babuloni y'igihugu, ariko Kristo watuvanye muri Babuloni y'ibyaha mu mitima yacu.
uduhindura abashya, uduhindura ibyaremwe bishya, kuko Imana yatanze Kristo kugira ngo aducungure. Nakubonye uhagurutse ibirema, nakubonye nakubonye uzura abapfuye, nakubonye ukiza abari pararize barahaguruka ku gisasiro cyabo baragenda, nakubonye ugobotorare basimbuka barakira, narakubonye uzura abari bapfuye baragaruka ubaha ubuzima, ntabwo ari Lazaro dupfuye baragaruka ubaha ubuzima, ntabwo ari Lazaro dusoma. Nanjye narakubonye Imana ibibyimba, narakubonye Yesu, narakubonye ukiza amarozi, narakubonye abantu ku cyavu ubicazanya n'ibikomangoma, narakubonye uha abashomeri akazi. Iyi myaka 6 tugendanye mu Rwanda mbigezemo, nakubonye ukora imirimo mu mpande enye z'igihugu, nakubonye ukora imirimo mu bicaniro bitandukanye, nakubonye ubohora, nakubonye ukiza. Etisebo binifo hetosebo herekotazina herebirigidivo, narakubonye ukiza ibibyimba byo mu mutima, narakubonye ukiza intimba, narakubonye usohoza imigambi yawe, narakubonye uhisha abantu mu gihe ntabwo twari tuzwi. Mu myaka 20 ishize ntabwo twavugwa, ariko data wa twese muri kino gihe turazwi, muri kino gihe uzamuye ibendera ryacu. Waduhishe mu gihe, hari abantu wahishe mu gihe. Izi ntambara abantu bafite, ubu buribwe n'ubusharire, abantu bashaka guhunga ingo, abantu bashaka guhunga ibihugu, abantu bashaka gutoroka, abantu bashaka kwiyahura, abantu babuze ubuzima. Uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itanga imibereho, uri Imana itanga icyerekezo, uri Imana yubaka urugo. Uyu munyaburayi mwami wamwubakiye urugo, umudogiteri amuvurira umwana, amuvura imvune zo mu mutima, amugira umugore. Wabikorera uyu mukobwa, wabikorera uyu mukobwa, wabikorera umutoteze gidibo, umugambi we ntabwo uzayoba. Banku bashobora kuwuyobya, basobokuru b'abami bashobora gushaka kuwuyobya kubera inzozi barose, bikabatera ubwoba kubera igitinyiro n'igikundiro washyize ku buzima bwacu, kubera ijambo wavuze kuri uyu mukobwa, kubera ijambo wavuze kuri uyu musore. Bashobora kuroga, bashobora gucuragura, bashobora kurwana, bashobora gushaka amahembe, bashobora kuroga, bashobora guteza inyatsi, bashobora guteza akaga, bashobora bakabaguririra kugira ngo barindure ubuzima bwacu. Ariko umugambi wawe ntabwo uzayoba, umugambi wawe ntabwo uzayoba. Urindanye n'uwo wawuvuzeho. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe muri iri teraniro naryohereje kuba twumva bari muri Canada, naryohereje kuba twumva bari muri Amerika, naryohereje kuba twumva bari mu Bwongereza, naryohereje kuba twumva bari mu migabane itandukanye, naryohereje kuba bari mu gihugu burasirazuba n'uburengerazuba. Nohereje ijambo rikiza. Uyu muntu wari urwaye umugongo, kano kanya nukire. Uyu muntu wari urwaye kanseri, kano kanya ntangaje gukira. Uyu muntu mu izina rya Yesu. Uyu muntu wari urwaye sida, uyu muntu wari urwaye imitezi, uyu muntu wari urwaye rubagimpande, uyu muntu wari urwaye stroke, ntangaje ubuzima, ntangaje gukira mu izina rya Yesu Kristo. Etopisole dorevo hererekote dodegrefome. Uyu muntu udukurikirana ku gisasiro cy'uburwayi, ntangaje guhaguruka ave muri iyi nzu.
yuzuye yakira ubuzima uhereye kano kanya. Tangira agende yakira ubuzima. Uyu muntu udukurikiye ari kwa muganga uhereye kano kanya nasezererwa atahe. Mugambi wawe ntabwo uzayoba mu izina rya Yesu. Kora ibikomeye. Reka Mwami Imana twakira ubukwe bw'abakobwa bakuze kabeza, twakira ubukwe bari bazi ko byanze. Data wa twese ugiye kubatambutsa amadede. Heta pipoze godebo rero sigidibu shire drive hekose dirivu. Ndasenze mu izina rya Yesu. Zigendagende. Fata umuntu muhagaranye mu kiganza, mufate mu kiganza mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'ubumwe zikora ibidasanzwe. Reka imbaraga z'ubumwe zikora ibidasanzwe. Sengera uwo mwene mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Zina rifite ubutware, zina rikiza, zina ribohora, zina ritanga amahoro. Dusohoye imbaraga ibohora buri migozi yose yaziritse amasezerano. Izi modoka turazideduanye mu izina rya Yesu Kristo. Aya mazu turayadeduanye mu izina rya Yesu Kristo. Aka kazi turagahamagaye mu izina rya mu izina rya Yesu Kristo. Nta jambo ujya uvuga ngo rihere, nta jambo uvuga ngo rihere. Ntabwo ujya uvuga amasigara cyicaro. Abantu bavuga amasigara cyicaro, abantu bakabesha, abantu bakavuga ibintu bakavaho batabikoze, manda zabo zikarangira. Ariko manda yawe Yesu ntabwo ijya ishira, ntabwo ijya irangira. Iriho none, yabayeho tutarabaho, iriho turiho, izabaho tutarava tutakiriho. N'iyi iteka ryose inkoni y'ubugabe bwawe ntabwo ijya itsindwa. Uzuza amasezerano, uzuza amasezerano, uzuza amasezerano, uzuza amasezerano, uzuza amasezerano, uzuza amasezerano, uzuza amasezerano ku gihugu cy'u Rwanda. Amasezerano ku gihugu cy'u Rwanda. Suka uburumbuke, suka uburumbuke mu bukungu, suka ububyutse mu itorero mu izina rya Yesu. Hembura Kabeza. Tegeka, 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 tegeka. Ibiragi bigobotoke, abarwayi bakire. Kora ibimenyetso n'ibitangaza kuri iri torero. Reka amahanga ahurure, ukora ibikomeye bitarondoreka. Iri sengesho dusenze niribohore, niribabarire, nirikize. Reka umuriro w'Imana usenye buri mbaraga zose ziri muri kino gihugu zituma tutakira. Buri migambi yose y'Abamedi n'iy'Abaperesi turayisenya ku itorero ryawe. Reka ibendera ryawe rizamuke, ibendera ry'intsinzi y'itorero, ibendera ry'ubutsinzi. Zamura ibiganza. Tuzamuye intsinzi, tuzamuye intsinzi muri iki gihugu. Tuzamuye ibendera ry'ubutsinzi, tuzamuye ibendera ry'ubutsinzi. Ubutsinzi mu burumbuke, ubutsinzi mu iterambere, ubutsinzi mu buryo bw'umwuka. Reka muri kino gihugu. Tanga agakiza mu bayobozi, uhereye ku mukuru w'igihugu ukagera ku muyoborwa wo hasi. Waha agakiza Mwami. Ntabwo baza aho gushaka nk'uko basuye Kuro. Umenyesha ibyo wagambiriye kuri iki gihugu, umenyesha ibyo wagambiriye kuri wowe. Usure ubuyobozi bw'itorero, usure ubuyoborwa mu izina rya Yesu. Usure ingabo, usure polisi, usure buri bantu bose bari mu nama zifata ibyemezo. Wamenyesha umugambi wawe ku Rwanda. Tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera abantu bapfukamye. Turagira ngo tubarambikeho ibiganza mu izina rya Yesu. Turambikeho ibiganza. Yesu ko yarareje uyu munsi niko ari kandi ko azahora iteka ryose. Nta waje imbere ya Yesu ngo agendera. Mwami Yesu, haleluya. Turagushimira ko wumva kandi ukareba. Turagushimira Mwami Imana ko bakwizera atazakorwa n'isoni. Aba bateye azafukama imbere y'itorero, natwe tubarambure ibiganza mu izina rya Yesu Kristo wambwiye ku musaraba Golgota. Igitumye bapfukama, ibyo bazi n'ibyo batazi, turagutabaje. Haleluya.
utabara abaja bawe n'abagaragu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Bavane Mana mu migambi ya Satani n'abadayimoni, ibyari boshye nibicike mu izina rya Yesu Kristo. Yurambuye ikiganza waza kwifuza ko abantu bawe, reka Mwami Mana abarwayi batabare, abarimo amadeni batabare, abafite ibibazo by'urushako Mana gira icyo wakora. Ni wowe Mwami Mana wahaye Abisirayeli Mana iturutse mu ijuru, ni wowe wavanye amazi mu rutare mu izina rya Yesu Kristo. Mana nihaboneke ubutabarwa, nihaboneke imigisha, nihaboneke uburyo nyaguhora ku ngoma. Rambura ikiganza ku bakobwa bari imbere yawe, urebe Mana iyo tumyapfuka mu batabare, ukora imirimo n'ibitangaza. Turatatangiye abantu bavuze, turatatangiye bakoreho, turatura umugisha, turatura umugisha. Aba ni abanyamugisha, aba ni abanyamugisha kubw'urupfu wapfuye.